turakwakiriye nanone ku Isheja TV. Uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe bamwita Muheto Jackson, akaba ari muri leta ya Indiana, mu mujyi wa Indianapolis muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba ari CEO w'umuryango bita Better Future for Generations, umuryango ari buze kubabwiraho muri make. Uyu munsi rero dufitanye ikiganiro kijyanye na education specifically kuko ni ikintu ari passionate, ni ikintu akunda cyane, nkaba ngira ngo atangira twibwira nk'abatindiye, ariko niba uri mushya kuri iyi chaîne turagusaba gukanda ahantu hatukura ugakanda n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bye kujya bigucika. Turakwakiriye Jackson. Murakoze cyane. Nitwa Muheto Jackson nk'uko ntabivuze. Ntuye mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri state ya Indiana, mu mujyi wa Indianapolis. Navukiye muri Masisi, ahantu bita Ihumure. Ihumure mu muyaga mwinshi. Mu muyaga mwinshi, ahantu hakonje cyane ariko hafite ubuzima. Bivuge nicyo kuko iyo ahantu hakonja hakonje cyane nka kurubura rw'inaha muri Amerika. Akenshi usanga abantu badakunda kurwara. Ibyo nibuka nuko twaje mu Rwanda ndi mutoya, ariko ngarutseho gatoya ubuzima bwo muri Congo. Navutse nk'abandi bana bose bo mu cyaro, ariko nsanga ababyeyi banjye batunze, dufite umuryango munini ukundana cyane ndetse unafite inka nyinshi cyane. Turiga bisanzwe, amashuri ntabwo yari kure, twiga primaire, ariko naje ndi ngiye mu wa kane primaire. Ugiye mu wa kane primaire, okay. So urugendo rwawe rero rwari ruteye rute? Warimutse, wavuye muri Kongo urimuka mufata inka zanyu murazitwara mu bya hehe, byagenze bite? Urakoze cyane. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, icyo nibonaho nuko nibonye yuko nageze mu Rwanda. Okay. Nyuma yo kugera mu Rwanda ubuzima bwarakomeje ariko butoroshye. Cyane ko turi abana bakuriye mu bantu bafite, mu babyeyi bafite ibintu, bafite inka, bafite imirima, ariko mu kugera hariya twasanze ari ntabyo ari ugutangira bushyashya. Okay, so ni ukuvuga ngo inka zanyu zari zabuze? Inka zacu of course twarazisize. Hariho ibibazo by'umutekano mukeya, ubu bari bamaze gukora jenoside mu Rwanda, bahungira muri Congo. Of course no twatangiye kubona barasa, bica abantu, bahunga, turara mu masaka, turi abana batoya, twatwaza bombe n'iki, bakatubwira ngo ni munabagizi ba nabi. Nyuma y'ibyo ngibyo ababyeyi bafata umwanzuro yuko twerekeza mu Rwanda. Okay. Urakoze cyane. Urwo ni urugendo usangiye n'abantu benshi, ntabwo ari wowe wenyine. Abenshi bageze mu Rwanda baba impunzi, abandi bafata ubwenegihugu baba mu Rwanda, and ibyo n'ubuzima abantu bavuga ikinyarwanda se cyangwa abatutsi bavuga muri Congo bahuye nacyo gikomeye bahuriyeho. So wageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari? Urakoze cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
mazeyo imyaka 2 n'amezi make ndumva amezi 4 nageze mu 2019. Urakoze cyane. Ni iki wasanze kidasanzwe gitandukaniyeho n'Ihumure? Urakoze cyane. Birahari byinshi. Icya mbere bafite iterambere cyane. Icya kabiri bafite imirimo myinshi cyane. Icya gatatu, of course, nk'igihugu kiyoboye isi ubona hari status y'abahindutse. So ubundi hari ikintu dukunda kubona abantu bageze hanze, uvuze igihugu kinini, igihugu gifite abaturage benshi, kiruta kure yaba ari Kongo yaba ari u Rwanda, igihugu gifite ijambo ku isi, nashakaga kukubaza, ubundi biroroha cyane iyo ushaka gutangira ubuzima gusanga ahantu abantu bagitangira nawe ugatangirana nabo, ariko iyo usanze abantu bamaze kugenda ibirometero miliyoni nawe urashaka gutangira aho ngaho ngo bashyikire, biba bigoye. Wabyitwayemo gute wowe? Hari ibintu byinshi biba bigushyiraho pressure kugira ngo ugire ubuzima nk'ubw'abandi wasanze, urabibona? Kugira amazu, education. Go ahead. Urakoze cyane. Amerika ni igihugu giteye imbere cyane cyane, kuko kuvuga ngo wavuye by'umwihariko mu Rwanda aho nakuriye uje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biratandukanye cyane. Ikiriho ni uko uba ufite fondasiyo cyane nka education. Biroroha yuko iba fondasiyo yo kuba wakurikira ba bantu bageze mu iterambere rikataje. Iyo ukigera hano muri Amerika, of course uba waje byemewe n'amategeko. Nyuma yo kuza byemewe n'amategeko, barakwakira bakagutuza, ariko mu mezi 3 bari kukumenyereza igihugu, bari kugushakira ibyangombwa, bari kugupimisha kugira ngo barebe nimba ubuzima bwawe bumeze neza. Uri muri situation utaramenya iyo ariyo. Ariko nyuma y'uko bagushakiye akazi bakavuga ati go ahead, jya mu mirimo, injira mu nzu yawe wishyurire, jyana abana bawe ku mashuri niba ufite abana. Icyo gihe niho ureba ukareba gap cyangwa se icyuho kiri hagati y'iterambere ry'u Rwanda n'iterambere ry'igihugu wajemo. Cyane ko benshi muri twebwe tuza duturutse mu nkambi. Ni ikintu harimo icyo nakwita nk'icyuho kinini cyane kiri aho hagati yo kuva mu nkambi no kuza ukaba wicaye muri Amerika. Icyo gihe rero kiba kiriho niki, nuko ntabwo wasimbuka
ingazi cyangwa se usimbuke ama esikariye ahubwo nuko ufatiraho aho uri ukiga umunsi ku munsi kugira ngo nibura ugere muri ntabwo navuga ngo ufate abanyamerika kuko biragoye kubafata ariko nibura cya cyuho kiri hagati yo kuba mu Rwanda no muri Amerika ube wakiziba ube sinzi ukundi wivuga ube wagihagarara ikiriho rero nuko umuntu agenda yiga ibyo yize uyu munsi ibyo yize ejo ese basic needs urazibona uko zirahari ese ubuzima bw'ibanze uri kubuviva gute urugero rwa hafi hari ukigera hano hari amasisiteme ubona u Rwanda ubutazi n'amakeya bisaba rero yuko ugenda wiga uva ku ntambwe ugera ku yindi noneho ukabona kwegera abanyamerika. Urakoze cyane Jackson. Ikintu nkuye muri message uvuze ni ukuvuga yuko gushaka information ari ibintu by'ingenzi ku muntu mushyashya muri Amerika. Urakoze reka ngira ko nongera aho ngaho. Iyo ukigera hano nta information nanke yo ufite. Niho usanga na benshi babaza abahamaze iminsi. Ariko kugenda ufata information ariko kwa kwiga navuze. Kugenda ufata information ugenda ubona ibitandukanye n'ibyo wabonye ejo hashize. Nukubera iki abantu baturuka mu nkambi bagera muri Amerika bakajya mu mafaranga gusa bakatangira gukora cyangwa no muri Canada ugasanga mbese ntabwo ari bose ariko hari abantu bajya mu tuzi bakibagirwa ko education iriho. Niye message ubafitiye? Urakoze cyane kuzana kuri kunsanganyamatsiko y'uburezi. Nkuko nakubwiye cya cyuho tugenda umuntu akigera hano abafite na education irimo. Dufite ikintu nakwita nka lack of information. Twageze ko no kubikomozaho tukiri mu Rwanda baratubwiraga bati umuntu wese kwiga muri Amerika no kutiga it's the same. Iyo ni information ya mbere. Ninde wabivuga? Community zacu zibina. Okay. So zitanga amakuru ku basigaye inyuma. Yes, zibwira ku basigaye inyuma. Yuko kwiga no kutiga ari cyo kimwe. Icyo ni cyambere cyatumye abantu babiriya bafite indi mindset. Icya kabiri community yacu. Nihangana mbivuge ntibigire uwo bikomeretsa. Urebye majorite turi muri Kongo iwacu ntabwo twari dufite abantu bize cyane. Bari bahari ariko nidushyira kuri pourcentage urasanga twari dufite nka 50%. Cyangwa se munsi yaho. Biraterwa n'agace mwari mutuye, biraterwa n'iterambere mwari mufite iwanyu.
tuvuye hariya turaje directement tuje mu nkambi. Nyuma yo mu nkambi habayeho kwiga cyane, noneho imfura zari ziri kurangiza mu makaminuza muri za kaminuza kandi baba intellectuel cyane, nibo bari batangiye kwinjira mu bigo, aribwo batangiye kubona umwanya wo kuyobora. Kuko uko institution nyinshi zitangira, winjira muri management akenshi uri uwo hasi ukagenda uzamuka. Abari bamaze kuzamuka hejuru bari bageze, tuzipoze nakundaga gukora mu departement z'amabanke, niyo departement nakozemo cyane na organisation. Dusipoze ko wenda waratangiye kuba aba chef cyangwa se aba branch manager, reka mvuge bityo. Nyuma yaho haza ikintu cyo kuvuga ngo twese tuzaja muri Amerika. Suppose mvuge nko mu nkambi ya Gicumbi, niyo nabayemo, bitari cyane ariko nayibayemo. Haza ikintu cyo kuvuga ngo no, tugiye muri Amerika. Abenshi tugiye muri Amerika, kandi Amerika kwiga no kutiga it's the same. Ndatekereza mugaze ubu ngubu icyo kibazo cyafectinze n'abakiri mu nkambi. So tugeze hano muri Amerika, bibuke ko dufite ababyeyi bafite background ifite education iri hasi. Bagiye gusanga wasanga ya makuru avuga ngo kwiga no kutiga it's the same. Yagera hano akavuga ati ngomba kwinjira mu kazi nerekejwemo naho bita aba social workers baba bari kugufasha. None yamaze kukaguha wumva yuko does it. Tugaruke ahantu k'umuntu urebe ya gap twavugaga kare yo mu nkambi. Yahantu mba mu nkambi, namara kuba mu nkambi, inzu nari ntuyemo, ubuzima busanzwe bwo mu nkambi tudakoze details zabo. Abenshi twabubayemo, n'abatarabubayemo bafite abavandimwe babo babubayemo. Noneho akaza yabona yariye, yaguze imodoka nziza, ari gufite paycheck ya buri byumweru bibiri. Suppose wenda afite ibihumbi 3-4 kuri konti, $2. Wili ndahamya ntashidikanya ko ubwo buzima uvuye kuri etape twari turiho ukagera kuri etape turiho tugezeho ako kanya ufite ibihumbi 3 cyangwa $4 kuri konti yawe, niho bihita bigusunikira bikavuga ngo ese ministre cyangwa se umuntu wo mu Rwanda uhembwa amafaranga menshi ku kwezi, ndatekereza yuko atarengeje ibihumbi 3 by'idolari mu kwezi. Ako kanya rero niyihitiba barriers yo kuvuga ngo kuja kwiga no kutajyayo it's the same, bitewe nuko background twari turimo ndetse niyo twagezemo ako kanya. Ndumva nawe ngusubisha. Birababaje kuko impamvu mvuze ngo birababaje, twavuye muri Kongo, wavuze ko mwari mufite inka nyinshi, duhereye kuri icyo ngicyo. Ariko ndibuka tukigera mu Rwanda abantu bari barize zanka ntibazitayeho kuko bahise bajya mu kazi, ariko abatari barize bahise babura icyo bakora bajya aho ngaho ko ntabwo bari bafite umwanya muri society. Urabibona? Noneho uraje ugiye muri society yize,
gusa ni ukuvuga ngo ugukoresha muri ayo makampani we yarize akiriye iyo kampani noneho wowe uraje ugiye gukora muri ya kampani urabyumva ni ukuvuga ngo niba uri gukorera 3,000 ugukoresha ari gukorera 10,000 sibyo none kubera iki wakumva yuko ushimishijwe n'akamanyu k'umutsima umugani wa ya ndirimbo ntugende ngo wige nawe ushinga iyawe kampani wibere boss kubera iki abantu bumva yuko kwiga no kutiga ari kimwe kandi hari umukoresha wiwe wize akaba ari we umukoresha kandi afite ubwo bubasha bumuhemba bivuze yuko we akora menshi ntibyaba byiza umuntu yize akagenda agakora menshi kurusha gukorera ibyo wize ari kumuhemba urakoze cyane njye nkigera hano naje mfite goals cyangwa se intego yego numvaga yuko ngeze muri Amerika mu gihugu kiri more opportunities mu gihugu gifite amahirwe menshi cyane yego ariko ko nagitekerezaga byatandukanye nuko nakibonye yego ku ruhare rwanjye naje numva yuko nyuma y'amezi 4 cyangwa 5 ngomba kwinjira mu ishuri ariko nkiri aho ngaho nanjye bakaba barabimbwiye nkijya guhaguruka bambaye ati ibya diplome nushaka kubisiga ndakubwiza ukuri diplome zanjye nazisigiye umubyeyi namwe rero diplome zo kuzikirwa nzijana ntacyo bimaze ariko kora ikintu cy'undi muntu wese wize yakora ndavuga reka nsikane diplome zanjye nzishyire kuri email wenda aho bizakomera naho bazansaba original ariko reka nzitware numvaga ko ningera muri Amerika ndibutangire guhita niga ariko nkigera muri Amerika nasanze ubuzima bwo nateganyaga bwa Amerika butandukanye n'ubwo iwacu nubwo ngomba kubamo so byabaye ngombwa yuko numvaga ngomba kuza ngatangira kwiga ngashaka ibyo nkora byose nkiga ariko nsanga first of nyuma y'amezi 3 ngomba kwiyitaho iminsi 90 ngewe yabaye 86 keso akanje yarambwiye ngo turi kubona hari ukuntu ushoboye kwitwara ahantu ushoboye gurute ubwo twari dusigaje icyumweru kimwe reka dusinyire yuko dusoje nawe nasinyira buri minsi na I think cyabaye ni igiki nagombaga kuba mu nzu nagombaga kujya ku kazi naragenda akora ariko hari umuvandimwe wanyakiriye kimira cyane ndakora maze gukora nyuma aho numva yuko ngomba kuba responsable kuri buri kimwe cyose kandi bigoranye nuko ndi bufite mfata umwanya wo kugira ngo nige noneho bituma mfata goals zanjye ndazipushinga iya mbere yari yo kwiga iya kabiri yari yo kumva yuko ngomba guharanira icyatuma icyo aricyo cyose ngira imyaka runaka ariko nkaba nikorera ntabwo na specific imyaka kuko ntabwo nari nzitere uko imeze byabaye ngombwa yuko izo nguzo uko ari ebyiri nizo nagombaga gukora iya mbere mbona igoranye cyane ndayipushinga nyigiza inyuma yo kwiga nzana yo gushaka icyo nakwikorera ndumva hari kubura ndangije amezi 4 no natangiye gukurikirana kuko naturutse mu Rwanda nkora nari mfite organisation ariyo turuza no kuvuga ibyikora hano ndetse n'ikiri gukora ariyo iyi logo muri kubona
biba ngombwa ko negera abantu barambwira ati hari umunyarwanda ukora nk'ibyo bintu utuye hano na hano, ndagenda ndamwegera vuga ikinyarwanda, ariko numva ari kumbwira yuko kugira ngo ngire sustainability, ngire ibyo nkora bigaragara, byasaba igihe kirekire. Ose numvaga atari guhuza n'intego yanjye. Biba ngombwa ko numva undi muntu ufite organisation mu yindi states, ariho hano muri Indiana, ndamwaproaching, se none bimeze bitandukanye, okay, it's okay, ngwino numara kuza, ifite ibyiringiro yuko mu gihe runaka uzaba wamaze kuzamuka. Naje mu kwa kane, ndangiza amezi 3, ubwo no kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, nyuma y'amezi 3 tena nari mbonye icyangombwa cya organisation. Nuvuga ngo nyuma y'amezi 6 nari mbonye icyangombwa cya organisation iyo bita Better Future for Generations. Okay. Twakoraga mu Rwanda. Biba ngombwa yuko na hano nkigera hano ngomba kumva yuko ngomba kugira icyo nkora, by'umwihariko gufasha community yanjye. Muri make rero ibyo natekerezaga ko ndi buhite ntangira, nabonye biri kungora cyane, hitamo kubisubiza inyuma. Okay. Bivuze ngo rero uko uturuka muri Afurika, reka mvuge nicyo, hari abaturuka muri Uganda, hari abaturuka i Burundi, hari abaturuka mu Rwanda, na za Somali, n'abaturuka muri Somalia, bose baba bafite intego, ariko uje ugasanga zitandukanye n'ibyo utekereza. Ariko bitandukana ku gihe, ntabwo bitandukana kubera ko ushobora gusanga bitariho, ahubwo nimba ateganya ko ushaka gutwara imyaka 10, of course ushaka gutwara 15 cyangwa 20 kugira ngo bigereho. Nawe ateganyaga imyaka 3, bidashobora ushobora kuba gutwara imyaka 8, ariko yanjego yawe ukageraho. Yego. None urashaka kuvuga yuko nubwo bababyeyi bababwiye ngo kwiga no kutigana ntacyo bivuze muri Amerika, none harimo n'ingorane zo kugira ngo umuntu accessing ishuri, ni icyo ushaka kumbwira? Urakoze cyane. Ubundi nta ngorane zihari. Nunyumva byumve, nta ngorane zihari. Cyane ingorane zihari ku muntu waje ari wenyine. Okay. Ariko ukigera hano muri Amerika, dutangirire nko kuri high school. High school barakwigisha. Ifli. Modoka ziraza zigaparika, ukinjira ukaje ku ishuri. Iyo usoje rero, ubundi nk'ukuntu abanyabwenge bavuze ngo ni humanité, ngo ni mu Gifaransa, nuvuga ngo niho ubaye umuntu mu buzima bwo hanze. Niko bundi babivuga iyo urangije humanité cyangwa se urangije high school. Ibyo gihe barakubwira ngo ufite muri Amerika uko biba bimeze, ushobora kwaplika iyo bita financial aid. Imaze kwaplika, iyo utaplitse financial aid, waplika scholarship. Zirahari cyane bitewe n'amanota wagize. Ya financial aid ni amafaranga leta iguha y'inguzanyo akwishurira. Ariko hari loans ebyiri. Hari loans yuko waba ufite amafaranga leta ikagenda kwishuriraho makeya. Hari na loans yuko ushobora
gufata loan cyangwa se inguzanyo, kambivuge nicyo inguzanyo ebyiri, iyo leta ishobora kugenda kwishuriraho cyangwa se iyo wishurira 100%. muri izo nguzanyo ntabwo twumva yuko ari opportunity, ahubwo guha agaciro gake ishuri bituma akenshi tutaha agaciro za loans. Kandi nasuye amakaminuza atandukanye hano, naganiriye n'ubuyobozi bw'amakaminuza butandukanye. Hari amakaminuza ufata usaba, amara gusaba akakwakira, ugatanga financial aid, bagatangira ukiga, ariko igihe cyagera bakagenda bayigabanya ku buryo uja kurangiza, kuko hano bachelor n'imyaka 4, kuryo ugera no mu mwaka wa 3 loan iri hasi cyane, byanaba ngombwa bakaguha scholarship. Hari ibigo bitanga scholarship ukimara gusoza high school. Hari ibigo amakaminuza yishakira abanyeshuri bitewe n'amanota bagize, cyangwa se amagrade baba baragize. Suppose wenda ngo wagize 90%, icyo gihe hari amakaminuza gusaba kandi akaba ari scholarship. Ikindi kiriho ni background yacu. Dufite nkigera hano umuntu arambye ati rero kuba gufata umwanya ukaja kwiga, ugafata imyaka 4, wamara gufata imyaka 4 ukagaruka, wagaruka ugatangirira gushaka akazi, byana ngombwa wenda niba wize wagiye muri finance n'urugero, ukaza ukora mu mabanke, uzatangira ku madolari makeya paraporo cyangwa se unganye n'uri muri company. Ariko nusubiza inyuma, nzazamuka byihuse, nzaba mfite izindi interest, umuryango wanjye n'abana banjye, nzakora akantu no gukora akazi katakuruhije, even no gufunguka mind, no kumenya what's going on, iterambere ry'igihugu rigeze he. Ese motivation abana banje bazayibonera he? Ejo bundi nahuye n'umuvandimwe uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nanu nagiye gusura 1 week ago, mpura nawe ukora muri banke, operation manager. Yampaye motivation cyane, kumubaza uko akora, kumubaza yahageze ate, kumubaza bimeze bite, ese abantu bagenda gute. Yampaye inspiration cyane. Ambwira ukuntu aryamye akaja ku ishuri, nyuma yo kuja ku ishuri akabona posta kimwe n'abandi bose, akandika asaba akazi, cyane cyane ko iterambere hano riri hejuru cyane, muri telefone yawe kuzuza ibyo wuzuza. Gikurikirana n'intuza ni interview. Aragenda arakora, amaze gukora aratsinda.
ubu ngubu ni operation manager aragerageza gukora akazi kari professionnel, akazi kamuhemba amafaranga menshi, akazi katamuvunnye, ari bwite ku rugo rwe, ari bwite ku muryango we, kandi hano muri Amerika icyo si ikindi ni ishuri. Ndumva rero tukiri aho ngaho dufite barriers ituma tutareba imbere cyane. Icya mbere nabikubwiye ni background, icya kabiri ni community tubamo, icya gatatu ni ukubura information, icya kane ni motivation, nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo papa wawe ari manager w'ikigo, nagiye mbibona cyane mu Kigali aho nakuriye, abari kukubwira sha umwana wanjye ibi bintu biravuna, nanga umuntu umpoza ku rutoto, ejo kandi nzashinga kampani yanjye, you know, umwana ari kumwumva papa se kutaje unaniwe cyane, shanagize akazi kenshi, ariko twakoreye ahantu habi, bibaye byiza nanjye nazashinga kampani yanjye nanjye nkagerageza gutera imbere, kuko ngerageza gutakaza imbaraga nyinshi habona amafaranga make. Ejo isaga agafungura kampani, amara gufungura kampani, umwana ikiba kiriho n'iki, nuko aja kuba kuyobora muri kampani ya se. Ariko twebwe nuja kureba background yacu urasanga iri hasi. Turi abantu bari bitungiye, bifitiye umutekano, twifitiye inka zacu, ubuzima butangiye kuza, ngeriho tangiye kuyohereza abana bawe kuri Ngoma, abandi ikanyatsi, abandi za Rucuro bakaja kwiga. Ariko nyuma yaho tuza kuza nta bagage dufite, turaza tuba mu nkambi, tuvuye mu nkambi twerekeje muri Amerika. So bivuze ngo turafite background, tugomba gukora ibishoboka byose tukaba twahinduka. Motivation y'aba bantu turi burebereho ntabo. So muri makeya rero nicyo kintu cy'ingenzi cyane gituma hakomezaho kuba gap. Twavuye mu Rwanda, umwana hano arize, ageze high school, nyuma ya high school yumvishije kuzamuka hejuru nta gaciro bifite gukomeza college, aragiye muri company. Ni ukuvuga ngo vision, mission no kureba imbere, kugira vision ndende baye bikiza obstacles. Kuko naja muri company azakomeza akorere boss, ariko nakomeza muri kaminuza, agasoza kaminuza even na masters, azatekereza, kandi natekereza ndahamya ntashidikanya hano muri Amerika, iyo ufite icyo bahereje barakwakira nta kabuza. uziko hari ikintu giteye ubwoba. Uzi umuntu gukorera amafaranga avunitse gutyo, warangiza ukagura imodoka nziza, imodoka nziza ukayitwara niyo yaba ari nshya yakozwe uwo munsi, ugashyiramo urufunguzo, ukava aho wayiguriye ukagera mu rugo ukagaruka 30% y'imodoka wayiguze, y'amafaranga wayiguze bivuyeho. Nukuvuga ngo uyigaruye muri company wayiguzemo 30% iba ya dropinze. Urabibona? Nukuvuga ngo ugiye gukora imyaka tuvuge 5 yose cyangwa 7 wishyura iriya modoka. Urabibona? Nge ndimo ndavuga specifically kuri community yacu, kuko niyo turimo tugarukaho. Urabibona? Nukuvuga ngo wenda niba hari n'icyo umuntu yakura muri iki kiganiro, ndagira ngo akure mu iki kintu. Iyo ugaragaje uburyo ki imvune ziri muri aka kazi, ugaragaje uburyo ki nta bantu dufite tureberaho, urumva, ugaragaje uburyo ki dufite background idafite education muri yo, urabibona,
noneho icyo tugomba gukora ubu ngubu nicyo nakwita ngo ni gukasa cyangwa se guca icyo nakwita ngo ni generational curse cyangwa se umuvumo wo kutiga muri generation yacu. Urabibona kuko tuzi ingaruka byatugizeho, abantu benshi bagize ibibazo. Hari abantu benshi ujya gusanga ugasanga umwana niwe wenyine wize muri famiye yose, niwe wa mbere ubashe kugira mu ishuri akafata diplome ya high school akarekera aho ngaho akajya muri company. Ni ukuvuga ngo nk'uko wabivuze umwana we ntabwo azajya kwiga, bizaba bigoye. Burya byoroha kubwira umwana, ukabwira nyina, ukabwira uri umwana uri umubyeyi, ukabwira umwana ati ibi narabikoze, you can do it, urabishoboye nawe wabikora. Urabibona? Ariko iyo utangiye kwiga nawe uba ufite n'ipfunwe. Umwana iyo atangiye kujya hano na hariya ntabwo ari ikintu gisanzwe muri famiye, ni ikintu kizaguma kigira. Ni igiki twakora cyangwa se ni iyihe mission muri wenda turi buze kugaruka no kuri organisation yawe, ariko ni igiki twakora nka communauté yacu, ni igiki twatangira guhindura kuva uyu munsi wenda uri butwumve iki kiganiro, ni igiki dukwiriye guhindura muri communauté yacu? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane. Nk'uko nakubwiye mu myaka 2 ngereye muri Amerika, nasanze icyo kibazo gikomeye cyane ku ruhare rwanjye. Naje mvuye muri kaminuza, ariko ngeze hano muri Amerika umwaka wa mbere ubutarisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo guturuka mu kwa karindwi kwa 2019 nameze nk'ufata umurongo mu kwa gatatu kwa 2020. Nabwo corona iba eti ndahari. Nicyo kibazo nagize cyane. None icyo nshaka kukubwira nuko umwaka wose usa n'uri muri dilemma. Yego. Uhuzagurika. Yego. Kandi ntawe wabigayira rwose. Nta nubwo nakubwira ngo n'umwe. 99.9 mu mwaka ubukiri utarabona umurongo. Yego. Nyuma yaho ndaza kukubwira noneho kugira ngo nsubize icyo kibazo warumbajije. Ndaza kukubwira se icyo nakoze ni igiki, se umuryango icyo wakoze ni igiki. Nibwo nashinze organisation yashinzwe 2014 mu Rwanda. Igeze hano ikomereza ibikorwa hano. Ndibuka yuko nibwo natangiye kubaza situation, nkurikirana amakuru, menya uko bimeze, mbona n'abantu bansapotinga andi organisation. Iyo tugiye gusinyana na MOU corona ibigezemo, ibintu byose birahagarara. Nyuma yo gushaka ibyangombwa no gutekereza icyo nakorera communauté yanjye, corona yaraje. Ariko numva yuko corona itari bumpagarike burundu. Byabaye ngombwa yuko mpamagaza urubyiruko rutandukanye cyangwa se abasore. Buriya dufite ibice bitatu. Hari ababyeyi bacu bafite background yo hasi muri education, banyanganire ariko mbivuga. Tukagira abasore bari hagati y'imyaka 25 kugera kuri 40. Abo ngabo barize mu makaminuza atandukanye mu Rwanda. Ariko tukongera tukagira n'abandi b'imyaka 20 gusubiza hasi. Tukukubwira izo generation eshatu za hano muri Amerika. Noneho
bariya basaza ntacyo wabagayo no kuba hano muri Amerika ni ikintu gikomeye cyane. Arasaba umutwara, arasaba umuhamagarira, arasaba umujana kuri appointment kuri kumuvugira n'icyo. Noneho iyi generation iri hagati 23 kuzamugura kuri 40 abo baje kubyikorera selon n'icyongereza cyabo, ariko ikiza cy'abanyamerika umubwira amagambo 10 yakumva mwatatu akayaha agaciro akagukorera icyo umusabye, then byananira nukakoresha n'amasinya akagufasha. Bivuze ngo icyongereza ntabwo kiri barriers cyane ku buryo byatuma udashaka ukuntu utera imbere. Noneho rero twebwe bo muri ya angle yo guturuka kuri 20 kuzamuka kugera muri 40 abagabo bari mu hagati, twagize ikintu nakwita nko gucika intege. Ni twebwe twagombye gufata umurongo barumuna bacu bakaza bari kureba ibyo dukora, malgré que tutabikoze. Bituma noneho dufokasinga ku mafamiye yacu, twaje dufite inzara, ugomba gutunga ababyeyi bawe, ugatunga n'urugo rwawe, ukavuga ati no kujya muri kaminuza, kujya kwiga, kujya gushaka ukuntu nashinga my own business ntabwo bishoboka. Let me focusing kuri imiryango yombi. Bituma rero ba bana batari kuzamuka imyaka 18 batabona the mentors, batabona abo bigiraho. So icyo rero nkimara kugera hano nabonye ari ikibazo gikomeye cyane ko nitudashaka icyo dukora tuzasanga urubyiruko rwacu rwose rudafite vision. Hari ahantu ngena nsura cyane wajya gusanga ugasanga umwana w'imyaka 15 yicaranye na se mu biki, yicaranye na se w'umusaza w'imyaka 60-55 bari gusangira byeri. Ni shite familiale cyane ni igihombo gikomeye. Nakuze mbona ba papa na badata wacu abagabo bakuru bafite abana b'imyaka 10-15 ariko bari sous contrôle na papa wabo. Abwira ati ngiye kugurisha inka papa, utisongeye kuyigurishiriza iki muri sogokuru. Abwira ati mfite ikibazo kiniki aho atoke yigurisha cyangwa agurisha iriya, cyangwa reka ngo kino kimasuka igurisha nyikene. Akatagira icyo akora atabwiye se. Malgré que hano ibyo ntabwo bikibaho. Ahubwo ikira amahire abana bakuye voix autoritaire kuri base, abana nibo bayoboye ingo zabase. Ikintu giteye ubwoba kubera ko niwe uri bwishure bill, niwe uri bumenye kuvuga cya cyongereza nibahamagara, niwe uri bumenye gusoma ya lettre nibayohereza, kuko hano bakoresha ibintu bya email. Ibyo byose niwe uri bubishobore. Icyo gihe rero niwe ugiye kuba umugabo kuruta se. So ngaruke kuri kibazo wampaye rero nandi kukwereka ukuntu twacitse intege mu rwego rwo kuba twagihandoringa twagikemura. Naraje nkigera hano nshinga organisation ntangira kuganira n'urubyiruko. Cyane ko muri state mbamo turacyafite amahirwe cyane. Abana urubyiruko rwacu rw'imyaka hagati ya 18 kugera kuri 25 n'abana bumva cyane bataraja mu nzoga tumbivuge. So rero ngo ko tubaganiriza projet yatangiye mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Better Future for Generation ko murayibabwiye, tutangira gukora projet bita
education awareness, special college, cyangwa se kaminuza mu rurimi rwacu. Twagize amahirwe tubikora tubona hari ibintu ari kugira ngo turebe iyo twakwita pilot project, ariko yaje kuba successful, binashimishije cyane. Twaganiriye n'abana, urubyiruko turabahamagara, tuganira nabo, bagiye kutubwira textuel, baratubwira ngo nta bamento tugira, dushobora kureberaho tuvuge ngo uyu ni muri community yacu, yaturutse aha n'aha, arangije kaminuza, ayoboye ikigo iki n'iki, cyangwa se ni directeur w'iki giki n'iki hano muri Amerika. Nabwiye ariko ntabwo birakererwa, mwadufasha namwe ko ari mwebwe mugira muti muzaba bamento baba rumuna bana. Narishimye cyane, naganije abana bagera nko ku 15, malgré que 8 bahise baja kuri kaminuza, ubu bari kwiga. Very good, very good. Hari 4, hari 6 bahano muri Indiana, na 2 bo mu state atandukanye, harimo Kentucky na Ohio. So nshatse kukubwira ni iki rero, nuko abana bambwiye bati nta momento dufite, second nta information dufite. Urumva mu mwaka nari maze hano, nagerageje gukora ibishoboka byose, iyo yabaye successful yanjye. Nka organisation nkuko nakweretse, dufite ama department atandukanye. Dufite education, tukagira health, tukagira capacity building, tukagira culture orientation, tukagira immigration services. By'umwihariko hano muri Amerika dufite immigration services, tukagira na education, nizo twatangiye. Mu minsi iri imbere turafata na culture orientation. Bivuze ngo turi gushaka, tubonye n'umuterankunga, twagarura n'iby'iwacu Masisi, tukigisha abana bacu, kuko nujya kureba ni byiza ko twigisha abana bacu aho baturutse. Usanga hano abantu baturutse muri Israel, bafite ibigo byabo bigisha indimi zabo, bakigisha n'icyongereza, bakagira ibitaro byabo, bakagira akitwa umunyamerika ariko ufite origine. Nuje gusanga uzasanga nuganira n'abantu bavukiye hano, bazakwereka yuko ikintu bafite cyambere, umutima wabo wameneketse. Bamwe baje kera ku by'ubukoloni, arakubwira ngo nta origine family ngira. Usanga bari bagenda akayagupimisha ADN kugira ngo azashake, ese sogokuruza wanjye wa kera yaba yaraturutse muri Congo, yaraturutse muri Cote d'Ivoire, yaba yaraturutse muri Nigeria. Ugasanga icyo kintu cyonyine nicyo akeneye kumenya ngo ni origine y'ikihe gihugu. So ikiri gutuma mvuga ibyo bino byose bitandukanye, ni ukwereka yuko education na culture orientation irakeneye cyane by'iwacu, wa muco wacu. Abanyamerika uzasanga bafite umuco wabo, noneho bawuhuza n'amategeko y'igihugu cyabo, bakagira umurongo ngenderwaho, byo bitumye ari igihugu gitegeka ibindi bihugu. So ingarutse gatoya rero, ni ukuvuga ngo mu maserivisi dutanga nka organisation, twagerageje gutanga bya bintu community yacu iri kubura. Manque d'information,
ubu ngubu muri projet ndumva bizatangira mu kwa 10 dufite gahunda yo gusura amakaminuza tugafata abana bato bamaze no kubabona babikeneye cyane tugafata abana bato tugakora icyo twakwita nka tour. Thank you. Twamaze gusaba n'amakaminuza twamaze kwemererwa n'amakaminuza 2 yuko twemerewe kuzasura icyo gihe kaminuza ni twemerera everything. Twakira kuduha kudutembereza kaminuza kutugaburira kudushakira hoteli turaramo everything twamaze kwemeranya nabo yuko tuzasura. Ikiriho nikire ni ugukora ya background ushaka ukuntu twahindura ya background yacu. Kabiri ni uguhereza abana information. Abana batoya bari mu mwaka wa 11 ubwo ni nko mu wa 5 wa secondary wacu kugera mu basoje high school kugira ngo tubajyaneyo tumara kubajyanayo noneho babone information. Dufite gahunda yo kubahuza n'abamento. Dufite abantu bake cyane baba engineer b'abaganga baba auditors baba lawyer ku buryo nimba dufite abantu bavuga ikinyarwanda ndetse n'abaturutse mu nkambi bakeya bashobora kuba abamento babandi tukabahuza nabo tukabaganiriza nabo bakamenya ngo nimba oriented nanjye ejo nshobora kuba engineer. Yego. Muri makeya rero nsoreja ku ikintu wambaye tuvuga ngo twakora iki nicyo ngicyo cyo kubanza twebwe ubwacu tukaba oriented. Yego. Tukamara kuba oriented tukorienta n'abana mu bikorwa bitandukanye n'amagambo. Kandi muri Amerika birashoboka 100%. Urakoze cyane uvuze ikintu cyiza ariko nanone reka duvuge ku kintu cyo kugira niyo generosity yo gutanga iyo information kuko hari n'abayigira ntibabashe kuyitanga. Uranyumva ni byiza cyane no kugira iyo generosity yo gutanga niyo information kuko hari n'abayigira ntibabashe kuyitanga. Urabibona? So reka tubwire umuco wo gufashanya kugira ngo urubyiruko rwacu rubashe kugira ejo hazaza. Njye nkunda kubwira abantu nkababwira nti muri Kongo niyo dukomoka. Njye ntabwo niteguye kubura gakondo. Urabibona? Gakondo yanjye ni gakondo yanjye. Njye nari nzi yuko ningera hanze bazampereza pasiporo hanyuma urumva bambajije aho mvuka. Of course mvuga aho mvuka nimo hari pasiporo n'urwandiko ariko mu by'ukuri wacu ni muri Kongo. Urabibona? Rero ngavuga ni uyu munsi wavuze yuko waje uri mutoya. Urumva? Ubu nkubajije Kongo wasanga nawe uyizi bihushuka nkuko nanjye ariko bimeze. Urabibona? Noneho ngavuga ni ese abaturi inyuma bo bimeze bite? Ni bande bashobora gutanga umwangaza kugira ngo abana bamenye gakondo yabo? Ni twebwe. Ubwo rero niba tutagize effort yo kugira ngo twigishe urubyiruko rugire ubumenyi ku igihugu cyabo ni Kongo, tujye tureka kubica ku ruhande kuko ikindi cyose wagenda bakaguhereza mu bwene bw'igihugu fine ariko iwanyu ni ahantu havuki niho uwanyu. Urabibona? Ahantu so afite imirima na mama wawe bavukiye bahuriye aho hantu ni iwanyu. Urabibona? Rero njye nkavuga ni gute icyo kintu dushobora kukiinstiringa mu bana bacu. Mfite umwana w'imyaka 3 ariko buri munsi ndabyuka nkamwereka idarapo ya Kongo, nkamwereka igihugu cya Kongo kuri map, nkamubwira ibya Kongo. Sinzi degree y'ibyo yumva n'ibyo amenya ariko nibwo buryo nge nshaka kurera mwabana banjye. Eske mwebwe nka communauté natwe nka communauté iri mu bindi bihugu nka za Canada ntabwo ari ngombwa yuko dutangira kugira community centers wenda iyo community center ikabamo ibintu nk'ibyo bintu uri gukora ni byiza cyane ariko none ibintu bikaguka ku buryo ki abasaza batangira gusigira abana imico,
abana bagira ahantu boriyanta abana babo bakabacira ya migani y'iwacu bya bisakuzo by'iwacu imico y'iwacu abantu bagatangira kugira iyo attachment y'igihugu cyabo. Wakoze cyane nk'uko nakubwiye umwaka umwe mbaraga ko maze muri Amerika n'igice birasaba yuko steps zigenda nk'uko natangiye ngwani ntabwo umuntu yakurira yasimbuka amasikariye. Twebwe nk'uko umuntu uri kukubwira dufitemo porogaramu ya culture orientation special. Ntabwo tuje gufata culture orientation yo muri Amerika kuko umwana wawe cyane ko tuye muri Canada wabyemera wabyanga azakura mu mucyo w'umunyakanada. Yego. Noneho rero nakura mu mucyo wo muri Canada n'umubyeyi mwiza uzamwongereraho umucyo wo kubikora wa Afrika wo muri Congo uwo ufite umwana w'i Burundi wumva Ikinyarwanda nawe nakora ibishoboka byose yongerera umwana we background yiwawe. Kuko uzajya gusanga twebwe dufite ikintu bavuga ngo baragira ngo iki kirazira. Nta munyamerika ugira kirazira. Nta munyamerika ugira kirazira. Nuwereka umwana wawe kirazira azaba umunyamerika kandi agira na kirazira. Agira ibintu akunda igihugu cye akunda na Amerika babo. Ariko nitutabikora ntaho turi kwerekeza. Ni ukuvuga ngo mu gihe nsa n'ubwisubije byihuse twe turi guteganya yuko tubonye inkunga ntabwo twamara umwaka tudashyize hanze iyi proje kandi izatangirira muri Indiana ndetse n'abandi bazabikenera. Dutangire twegera abana bacu batoya. Mu mucyo wacu dufite indamukanyo yacu. Abana bataba hano bamaze kumenya gutura ku myaka 5 kuzamuka. Ntawe njya ndamutsa nk'umunyamerika. Abenshi bakambaza ngo what's mean? Bakambaza ngo mbibyo ni ibiki bisobanura iki? Namusobanurira avuga nti twebwe duturukana baramukanyaga bato. Nkumva rero ni task kuri buri muntu wese, ni inshingano wese kugira ngo umwana wawe amenye umucyo wawe. Kaba mwihangana mvugira ijambo nkabangaya cyane ababyeyi badashaka kwigisha abana babo ururimi rwabo batuye muri Amerika bakavuga ngo no kugira ngo bavuge Icyongereza neza. Ntacyo bivuze. Umucyo n'ururimi, ikinyabupfura n'indangagaciro zawe nk'umubyeyi n'ururimi uzigisha umwana. Ndumva naba ngisubije cyo bivuze. Uvuze neza cyane. Mu by'ukuri iki ndumva ari ikiganiro kigomba kuzaba seri kuko hari byinshi tugomba kuganiraho ku bijyanye na integration y'abantu bacu mu mahanga. Urabibona? Kandi nk'uko wabivuze, as long as tudashaka kuzingatira umuco wacu gakondo tuzayibura. Kandi gakondo nituyibura ngo utamenye yaba ntamenye yajya. Urabibona? Ndagira ngo ugaruke gatoya ku muryango washinze kugira tunasoza uvuge serivisi zirambuye mutanga. Numvise ko harimo ndi gusoma kuri website yawe harimo n'izitanga serivisi z'abamugaye. Zivugeho muri makeya tugana ku musozo. Urakoze cyane. Nk'uko nakubwiye abafatanyabikorwa abagenerwabikorwa bacu dufite abagore, abafite ubumuga, urubyiruko. Ku bafite ubumuga cyane hano usanga bitabwaho ariko iyo ugeze muri kominote yacu usanga uruhare runini rw'abafite ubumuga bafite education iri hasi.
ikindi gikurikiyeho bakagira barriers ntibajya mu kazi ntafite rwa rurimi ngo barahamagara ku bintu byaba ku ikoranabuhanga gusa bivuze ngo bafite barriers hari ikibazo bagira cyo kuvuga ngo kuko hari itegeko rya Amerika urangije imyaka 5 ntubone ukaba utarabona ubwenegihugu mu myaka 7 bagufungira iyo bita gufungira imfashanyo zawe mbivuge mu Kinyarwanda. Icyo gihe rero biroroha cyane ko dufasha abafite ubumuga mu rwego rwo kongera kubafasha kugira ngo babone imfashanyo za leta. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kugaragaza yuko badafite kapasite yo kuba bakwikorera ku bwenegihugu kubera amateka yabo. Ibyo turi gukora ubu ngubu dufite abantu turi gufasha ariko batarabona ibyangombwa kuko hari ukuntu abaganga mushakira icyangombwa kwa muganga bakagaragaza kapasite nkeya y'ubushobozi bwo kwikorera hagashakwa umu-interprete umufasha. Of course hari icyo bita home care. Icyo gihe tubabera intermediaire ya leta nabo kuba twabashakira n'abantu babafashiriza iwabo mu mago. Numva rero tugenda dutanga amaserivisi menshi hano nko mu Rwanda aho usanga ibikenewe no mu Rwanda biratandukanye. Mu Rwanda hari andi maserivisi batanga ku bafite ubumuga, urubyiruko ndetse n'abagore. Ngana ku musozo gatoya cyane nasa n'uvuga yuko n'abazanyumva bataraza Amerika ifite opportunity. Ufungura company biroroshye online kuri computer yawe cyangwa se telefone yawe. Ifo kubitekerezaho mwifatana ikibazo tugira twebwe nk'abantu baturutse muri Congo, mu Rwanda, Burundi n'abantu bari batatu n'abakongomani bavuga igiswahili. Usanga dufite ikibazo gikomeye cyane, ntabwo tugira inyo, ntabwo twishyira hamwe ngo tube twakorera ikintu hamwe, nta kwizerana tugira. Iyo urebye nk'abasomali bageze ku rwego rukomeye cyane kubera kwiga aho bafite n'abadepite, aho bafite abantu bayoboye state, bafite ama institution bayoboye, bafite ama companies. Nugera kuba twita aba Spanish hano bashoboye imirimo y'amaboko, bashoboye kwikorera utuzi tworoheje, bagashinga utuzi twabo. Niyo ngo community zose zindi zifite imbaraga ku buryo zihuriza hamwe 2, 3, 4, 5 bakizerana bagakora company kandi ikabona support muri leta ndetse nabo ubwabo kandi ikamuvinga igatera imbere. Ikiriho rero nuko nitwikuremo ubwo, nitwikuremo ubushobozi buke, nitwikuremo iriya background tuharanire kugira ngo dutere imbere. Yego. Ewana, urakoze cyane Muheto ku kiganiro cyiza uduhaye, kuko mu by'ukuri ndumva tuzongera tugaruke dukurikire iyo ntego wihaye yo kuorienta urubyiruko cyane cyane kujya muri za kaminuza. Turashaka kuzabaganiriza bamwe muri urwo rubyiruko wa oriente bakajya mu mashuri, ni iyihe tandukaniro babona mu buzima busanzwe no mu buzima barimo mu ishuri, ni ikihe cyerekezo bafite. Ikindi cya kabiri nk'uko wabivuze, ndumva iyi ari the beginning of the end, cyangwa se itangiriro ry'iherezo ryo kuvuga ngo reka turangize ibi bintu
amateka mabi yaturanze, amahahamuka dufite y'intambara, kubuzwa uburyo n'abari bafite kujya ku ishuri bakabibuzwa kubera wenda intambara, noneho mbese tukaburuzwa kugira hepfo no haruguru. Nkaba ngira rero ngo mushimire cyane, tuzongera tugaruke ku kindi kiganiro kijyanye n'ubundi n'ibintu byo kugura amazu. Ni ikiganiro nacyo kindi ku mutima cyane, abantu bakava mu bintu by'ubukode bakagira aho bita iwabo. Ni ikiganiro tuzagira vuba aha ngaha, kuvuga ngo ni gute wagura inzu ukagira inzu yawe n'umuryango wawe, wapfa ukasigira umuryango wawe inzu yabo, apana gukodesha. So icyo nacyo ni ikindi kiganiro, mbese muri cadre ya integration y'abantu bari hanze. Ibi ni ibiganiro tuzajya tugenda tugarukaho kugira ngo duhindure cyangwa se tugire shift mu mibereho yacu muri ibi bihugu byo hanze turimo. Nukuri ndagushimiye byimazeyo ku mwanya waduhaye, kandi Imana igufashe mu mirimo urimo ukora, imirimo yo gufasha bene wanyu, imirimo yo kubahugura, kandi izo nzozi nawe wihaye zo gusubira ku ishuri ntuzibagirwe. Tukira ngo utaransezerera gatoya, nasaba yuko abantu twegeranye dufite amaserivisi menshi, dufite amaserivisi ya immigration services, batugana tukabafasha. Hari home care ku babyeyi bacu, twamaze gushinga home care ifasha ababyeyi bacu batugana. Home care ubundi ikora ibiki? Home care hari ifite ibice bibiri. Hari home care ariyo tusura ababyeyi bacu mu mazu baba batuyemo, ndetse n'abazungu n'abirabura, abanyamerika muri rusange. Muri gahunda ya leta ya hano muri Amerika, iyo umuntu arengeje imyaka 65 ahabwa pansiyo. Namaze guhabwa pansiyo rero, cyane ko aba yegerejwe n'indwara nyinshi n'ubushobozi bukeya, hari amafaranga leta imuha iyo atari gukora. Icyo gihe rero iyo afite nk'umuryango bana nabo, iyo ari umuntu wibana, leta hari amafaranga itanga iza kumusura, yabona afite ubushobozi bukeya. Icyo gihe uwa muryango intermediaire hagati ye na leta ikamushakira abantu baje baza kumukorera buri kimwe cyose. Kumumesera, kumutekera, kumutuma, kwishyura amabils. Icyo gihe leta niyo mwishyura. Well, very good. Ubwo rero nayo ni serivisi twamaze gutangira, njye n'undi mugenzi wanjye, turi batatu. Ndumva turi butangire gutanga twamaze kubona n'abaparteneri n'abagenerwabikorwa hano muri leta ya Indiana. Bivuze ngo turi gufasha ndetse community yacu kucyerekeranye n'ibyo bya home care. Hakabaho na daycare yo abari nini, gufata niba abakecuru n'abasaza mubana mu mazu manini, mukabitaho ari nari 8 cyangwa 10 mu nzu imwe, cyangwa se 20 bitewe n'ukuntu inzu ingana, mukabitaho umunsi ku munsi. Ntabwo arizo za retirement home? Yes, it's like that. Okay, ni inzu abantu wenda tubigenekereje mu Kinyarwanda, ni inzu abantu bagiriramo nka data. Ni isaziro ry'abasaza. Reka mbivuge nicyo, ariko twebwe bitandukanye n'umuco wacu, kuko umuco wacu ntabwo ukunda guhuriza abasaza hamwe. Twebwe dufite serivisi yo kubasura aho bari, tukabasura nk'abana, tukabakorera nk'abana. Bari kubwira icyo akeneye, ati mwana wanjye ntabwo hari igipapuro wanzaniye kinsomere. Icyo gihe serivisi turi butange leta akaba ari izishyura. Okay, very good. Hanyuma izo ndagira ngo mbwire abadukurikiye bari muri Amerika ko mwahamagara Jackson, wenda araza kutwohereza contact ziwe, tuzazipininge hasi kuri channel yacu, noneho abantu bashaka kuzireba kumukontaktinga
bazamuhamagara. Ikindi mwambashishikarize ko gukunda iby'iwanyu ari ingenzi, gufasha abiwanyu ari ingenzi. Iyo serivisi ntimukayihundi, kandi Jackson yaratangiye iyo gahunda. Turabasaba kugira ngo muzamuhereze business, kuko n'umwana wanyu mumuzamure nawe abafashe muri serivisi yatangiye. Jackson, ndagushimiye mu by'ukuri. Imana igukomeze mu mirimo urimo, kandi tuzakomeza tuvugana. Iki ntabwo ari cyo kiganiro cya nyuma dukoze. Akoze cyane, ndabashimiye. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Duharanire gukunda iby'iwacu, duharanire gufashanya, duharanire gutera imbere kugira ngo duhindure amateka yacu n'abacu, kuko iyi ni opportunity twabonye tutagomba gupfusha ubusa, kugira ngo twubake ejo hazaza imiryango yacu n'abazadukomokaho. Murakoze cyane. Urakoze cyane Jackson, ndagushimiye wowe uri kutureba. Ndakwinginze ufatiye link uyisharinge n'abantu benshi. Ibiganiro turabibakorera mwebwe. Turagira ngo tubasabe kugira ngo iyi channel yagiyeho kugira ngo ifate ibintu nk'ibi ngibi bya community yacu, ibashe kubyigaho, ibashe kureba ibihinduka, ibashe kureba ibigenda neza, ibisharinge n'abandi. Rero ntiwibagirwe gukanda subscribe no gusharinga link zacu. Turabashimiye mwebwe mudahwema kudukurikira. Imana ibahe amahoro n'amahirwe.